muraho murakomeye. Murakomeye. Ariko mwawe uri kurya iki? Takashaje cyo bondo kuri gukomeza kwifora. Inda. Cyabaye kugutekera igihere. Igihere ni igiki? Dore inguru ubundi bagiriye agati igihere ukashiramo tumininwa nagakukuri. Iragana ikabyimba nk'ijyo. Reka Ungu abagabo bafite inda nibo bagezweho ubu ngubu. Nuko abagabo bafite inda nibo bagezweho. Utanyibutsa semu. Umugore abura hafumbata. Ubundi biranaretse muri Bibiliya ngo umugore azatera amanuka. Azatera neza amanuka. Umugabo atere neza azamuka. Ubusubwo ntabwo iyo ndi kubangamiye agabo n'umugore wamuburirira. Iyi tekuru ni hengeka. Ibibazo twite. Yewe nasi bihari. Nyimire. Ambwira nyimire. Nyimire uyibure. Mira turebe. Ngaho iri ngiri yakashaho. Iti. Uko mwa. Kiravuga ruke muko dahe. Unguhe mwuka. Nigarure. Nigarure. Oya wikwipomba. Sureba ubure nibwo bayakasore keza. Guma guco ntuzongera. Zukuntu bagume. Ura yakasha. Ngiye kwifora. Sakira. Wigeze ucenshura Queen akubwira ko wumva ibyaje masatabizi? Wapi gusa. Urumva twaraganiriye. Mubazi icyaha cyarateye umusaza kuba yakora ibyo bintu ambwira ko atabizi nawe. Urumva mu by'ukuri nyine nta makuru bifite. Wumva ari muri mudu nziza? Okay, bigaragara ngo yishimiye bitewe n'umwanzuro kuba yafashe. Ariko nta kintu nanone bizi uko abaye yakajwe nabyo yari kwitansara na byatsari. Kuko amahirwe rero uriya musaza ashobora kuba yarabaye umusaza nyine nawe urabyumva. Excusez-moi. Yes, hello? Yo. Byagenze bite se kutanda uyu mwana? Okay, reba igikondo kuri pefa urabona? Okay, wegeye imbere gato araganda kamanuka nyine kakayira kamanuka mukuntu. Urakamanukamo ahantu ubona nyine gasa nkaho karangiriye nyine kunzu yanyu mukuntu tu. Hai touch aho ngaho kabisa witundabura nari. Sawa, tebuka. Sawa. Nuvuye umwe. Ariko urabonye ko nyina bikunda nayisubizayo. Oya yuko nayisubizayo. Ngera turebe. Usto tebeza noneho rero. Nebeza. Ntuzongere. Sureba. Nimo y'Imana. Buriya kamubwiye. Nta nubwo ibage kubera uzikumva gumeze nk'ingurube. Ubu nubwo waye umuntu mwiza. Urebe nugera mu rukundo biraba bimeze. Ubwo rero ndi kujya nkubwire amuhungu we kuhinduye ijwi. Warse nkarekora koko. Kwikanira. Ngo numwotsi guturutse. Ibiki bitiririje inyuma. Ndarekuye da nta mikino. Yongeye kuva yose. Ubwo ntakunda. Cyangwa uzaje mu bacuzi. Bayicure? Bayibomore bayigabanye. Ariko se twayiki? Wumva gatari umutwaro. Gutya nakinwaye. Ubona biranyurera mpita ngaho gira gutya. Gira gutya ko bishobora. Gute? Gira gutya. Ifate neza. Oya uku. Nta ndufite nyine byakuvuna. Ariko ngiye barabona wayikura ngiye biroroshye. Ubu twagana nimeye gutya. Natereka nabyo ari hano ngiye bona. Igahagarara. Nkajya nyifata gutya nkongera ngayitereka hanga. Nandi nayitereka ku ngegene. Igahagarara. Yativuni. Komera cyane. Komera. Umva rero shamu. Mwana rero warakoze. Buriya ndi kwishima. Ibyishimo babu yaje guterura umugore. Ubu barasubiranye. N'amahoro. Ubu n'amahoro. Ariko buriya ntazibana zidakumenya amahembe. Nababwiye ntareka shamwe abana mu byo muri gupfa bifite ibyo mupana. Nimwubaka umuryango. Ako nyine namwe mwambaye hafi muramfasha. Ubu barongeye barasubirana. Tuba twagerageje nk'abantu gukorega nawe twakushimira kubona abantu batandukana kandi nyine turarenga societe.
ubwo ndavuga nibwo umusaza nta kintu yamubwiye ako we never know wabona anateganya kubimubwira wenda atari kubonana ahera bimubwiye cyangwa se bataranabonana cyangwa se ugasanga umusaza simbizi gusa ahubwo njye ikintu ngiye gukora kugira Queen atazatekereza ibintu bya James akaba yanyanga uwamutera inda. Kuko vie Queen namukazanye ibintu byo kumva Queen ngo nari James n'uko umusaza byamurakaje. Queen niwe byababaza kurushaho. Ndimo umusaza abitekereje akatemvaga kubukwe n'ukuntu yatubwira ngo turi kumubiki yadushiraho pressure ngo tigutina n'ibiki. Agata yiva yagarika ubukwe bwanjye. Ngambwira Queen rero ko byagenda bite. Ariko aba yatwita umwana wanje niyo atikiza kunyanga basi umwana yazajya duhuza. Ngiye icyo nshaka nuko kwinumva Queen. Okay, nacho wenda nanyanga basi mukureho nyine maraso yanjye nyerezo. Ariko ubwo zo mwana igikomere yazagira vie niwe wa mbere sio mbere gutuma kwirinda amakosa nkayo ngasi. Oya urumva umwana buri yagiye ikomere yo nyina atamukunda na sitamukunda nyina zawe mukunda nanjye kandi papa wo hari mukunda atari abana bagiye igikomere gani baba petit bavuka base barabihakanye bakavuka base bumva batabashaka kubitaho ariko ngiye n'umupiti wanye nzaba nkundanye na nubwo nyina zabe baranyanze ariko mama wa mukunda nyine as well nanjye nyine mukunda nyine n'umupiti wanye. Sibyo ndumva udakwiriye ko bikoze kandi utangiye kutazayo nshigikira nicyo ngiye gupfa nawe. Njyewe ikintu nzakora ndashaka kubanza reka tugitondeshe mbanze nshure nanjye papa we menye impamvu ari kurwanya ibintu ndabangiye ku giti ntarirarenga reka nzabanze mu mutera icyumbizo numve impamvu adashaka ubukwe bwanyu buba. ariko cyane numvise amakuru nka bagusubije gaho amafaranga ubuntu waje kungura agacupa dara arega amaganze makuru tujyana uringurira urumva musigaye numvira umugore kugira ngire ikintu wana ko maze kubwira umugore kari ikintu ngiye gukora mu monoze kabagore mugore ariko nukuri ariko ubutanga bireme yarakwishe igahe nyine basi azogere rero ngiye kugura icupa yatanyirenza rimwe nsicupa rimwe umva mbese ahubwo kandi nari uzaba inganzwa ku izina ry'Imana. Ntacyo mbinganzwa n'umugore wanjye. Ukwiye kugafata icyemezo ukavuga ikintu umugabo ugifashe. Oya. Buri hari ikibazo cyo bitwaye. Goraga mahani ugabi kuba ku inganzwa ku mugore utagukunda. Wowe ubaye inganzwa ku mugore ugukunda ntacyo bitwaye. Ariko dani byiza. Buriya urugo wa muhungu we. Urugo ariko se muze. Ubundi kera. Nk'abantu kugira ngo urugo rwabo rurambe. Byasabaga iki? So kugira ngo umugore n'umugabo babubahana bumvirana. Mbo. Cyambere uriyo musenga Imana. Ko kugeza jusqu'ici nta ngingo ifatika ngi warambwira bituma abana bataba. Kandi niyo byakwanga washaka n'ingukora. Chakandi hago vie nakubwiye ngo iki ariko no queen no life, no queen no peace, no queen no happiness, no queen nacyo ndicyo. Queen afitiye kuba wanjye no matter what icyo byasaba cyose nataba wanjye basi mukuru umwanya iyo time yanjye nawe naratakaje bari iki ngende uko bizi ndumuntu gupfa gutigiye gusa mu bintu basi nika mukuru n'umwana bigire n'inzira basi zangute nanya nganza avuga iti basi numpeti azajya munyebuza c'est tout. Urasigara hano tugende ugiye kurya Kiramani tugende ugiye kurya wa vie njye nakiri ikintu uri bumbwire kucyekeye no kubona afite Queen. Sha Bobo reka nkubwire buriya imbeba zasigaye zirya n'ibibiriti koko kiyo yaba ari inkenya iyo yaba ari imbeba nyine zifatanyije n'abampombye n'isi mvuge ntacyo buriya rero iyo ufite n'imbeba bigaragaza ubukire mu bundi buryo
ukuri kw'Imana ese udafite ibyirya ugira ngo yaza babo ahubwo se mbabaje mbwira mutesi mwamenyanye gute Mutesi nta kuza mu buzima bwanjye ntago ari ibintu byangwiririye cyangwa we byamugwiririye biriya babyita ngo ni amahirwe y'Imana hari igihe Imana igera gutya ikakujyana ahantu kubw'impamvu iyo ngiyo ni yindi y'abarokore ni y'Imana ko nacururizaga ku mu mujyi se umuntu yandangiye akagaseta sinari nzi ko Mutesi tuzahurira hano mu Gasharo nkimara kugura kano gaseta menyana n'uwo mutipe wo muri izi karitsiye bita Valence nuko mbona Mutesi aza kumahira rimwe bwa kabiri nkana n'umukobwa rwose mwiza uri natirere utari karanze ku ikarayi nka babandi twabonaga i Kigali ngingo yo n'ugigera ujye uvuga gahoro hari igihe umwana w'inzobe acaho yakumva uvuze gutya agahita avuga ati kakuvuma ariko Mutesi we naramurebye ndavuga nti ubundi warakoyera ko ukina n'ibintu nakugira inama yo gusubira ukongera ugakwa urumva washaka kwa mudugudu utakoye ntago bibaho papa nawe nabonye ari hatari uramubonye aravuga rwose uziko yaravuze ndavuga nti uri azamuhemo n'akageri we wahita wirukanka kandi ari sobukwe tu ariko Mutesi akinsuhuza nahise mvuga nti ntangire ndire yongera umugeni bushyashya urumva ariko ndavuga nti kanikarume kubera ko uri umuvandimwe uramenye rwose uramenye ibyo bintu by'Imana yawe ngo zo kurira bireke azavuga ati baba afite bene wawe w'ikigoryi mu Gasharo si ibyo by'Imana ngo urarira ibyo babyitaye uraririra ndese ariko nyine urumva akuzi ko wari umushinga utaba ahandi hantu uziko nge najya ngira akazi buri munsi hari umunsi abantu badapfa uzaho barira iyo naba ndi umukiriya barira kwirimbi nyine jya ushaka nyine nanjye nukujya nantona nkavuga naragiye yishwe n'icyuma cyangwa se n'impanuka ariko nkavuga n'abandi bajya bajya kuvumba bakanarira batazi n'uwapfuye aba baransize gusa nyine sto ngushimire ko wamerekeje nkajya Jewe nubwo numvaga ntabishaka ariko nagezeyo numva ubushake buraje nkibona umugeni twagiye kuzana dore mutoni hari Jara wawe mvere ku mwana ego ntushimwe ari guseka we of course ugomba guseka ndi ego shimwe wewe ajenge uzaba guseka gusekera kamaze kukumenya komana pacha ishimwe kwari muterura cyane amaze kukumenya nese wamumaye kamijyanira gasopo ijyane na attention ijyane nanda kwiyamye nanda kwishituye na uzabyara wawe uyu nishimwe agomba kuguma kwa mama ishimwe kereka namenya kugenda nibwo azajyaza ngo mama nagashaka ngo nabwo muzaba mwarabyaye kandi uri kunshaka ushaka ko tujyana mama yajyana yewe mama divi bitese ahubwo ni mubyara divine ni mubyara divine nzajya mbwira ishimwe akadiye akakupita inkondo bazaba bakundana ahubwo ku buryo wamukoraho ari we ariko ishimwe azaba ari mukuru nyine azajya akariza agusumba turi guseka utangiye kwitsa imitima ubanza niba navuga ngo ni ibitero satani ariko ngaho sinzi uko nabivuga siko wa mu ex wanjye byanyohereje impano y'ikanzu iki impano ibi bintu ndabibwira Queen gute koko
Papa na Jean tuvugana. Ubu ni gute ko wifata ugahitamo ko gufata irembo byanjye bihagarara? Kujyana n'isaha utaramereza impamvu iyo ariyo ndi mu rujijo, sinzi ikintu na kimwe, sinzi ibiri kuba. Kwini mwana wanjye nanjye byarangwiririye. Ubwo nzi ko bizagenda gutya. Nimba ibyishimo byanjye papa hari icyo bivuze kuri wowe, nibura nimba hari ikibazo kinafatika gihari, wari kumbwira ukambwira n'impamvu, ukambwira buri kimwe nkasobanukirwa, nkavuga ngo ibi bintu uko biri kose ntago bigomba kubaho ko hari impamvu ifatika. Ariko ndakubaza impamvu ntushaka kuyimbwira, wowe uri kunyumvisha gusa nyine ko hari impamvu zawe bwite nyine njye ntagomba kumenya. Bakakazamo n'umuntu ngo witwa Rwema simuzi, mu buzima bwawe n'ubwa mbere numvise uwo muntu ngo Rwema. Akemera ko agarutse nawe ukibyemera. Nangiye gutaha nyuma nyumvuze indumwa ni mutasara taje. Oya stop. Ahita mvuga ni ngiye kurya neza, we rugo rurimo umugore urarusura ntiwabura icyo kurya cyangwa kunywa. Dore wayigeze ku gasukari ngo diabete ngo yarateye, ngo amavuta ngo ibiki ngo ibinure, urabona tudakeneye kurya. Ahubwo se wa mushinga wari ufite gushyiramo ibimenyo byagenze bite? Kare izaba udafite yo kubyina ugashyiramo yo kugura bibaho se. Reka mbanze ndire nko mu biyo nka 5 cyangwa nzenguruke nanga ase wansabira akazi mudugudu nkajyamo kabasi. Agerwa babwana umuganda urabera hirya yivu. Sinayagura. Nzamukubariza numve niba hari umwanya uri mu banyerondo bazaguha akazi mu munyerondo. Kurara mpagaze se nge ndi igisambo. Rega buri abanyerondo nubwo badukora akazi nabwo bisaba ko ufite imyuka y'igisambo. Bakora ninjoro no kumanywa ariko nyena iryo kumanywa bazankire mu irondo ryo kumanywa. Yo kumanywa se urumva akazi k'ubunyerondo agakora kakagutunga. Yo yimeneke se sinajya nyizana nkayikuranguza. Gusa nahise nyine nyimusubiza. Niko muko wakohereje kanzo mu bigenza bite? Ndayohereza ndavuga se uyu muhungu ameze nk'umuntu ushaka kugarura ibyarangiye. Ariko nyine nahise nongera ndayohereza kugira ngo bitaza kongera bikaniranya na niyo ari wanjye cyangwa bikazabyara n'ibindi. Mwishimye. Cyo nari ntegereje kumva cyari icyo wagize neza cyane, wafashe umwanzuro mwiza wo gukemura ikibazo burundu. Nese ko mfata agiye gukwikururaho kandi. Tabizi se. Shaka abahungu barasetsa. Yarabibonye kuri mu rugo rwawe, yarabibonye ko ufite umugabo, arashaka kongera kukwimenyereza kwikurura. Nakoze ubukwe, arabizi ko nyine sinzi. Abanyarwanda baravuze ngo ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Warabibonye ko niyo ribimurakaza. Kuba mwavugana mu mix wawe nta kintu bitwaye, ariko kuko bibabaza umugabo wawe ugomba kubyirinda wivuye inyuma. Sandida none bibaze niyo yaramenye ngo ari kunyura. Ntazongere no kugira amakuru yamenye. Uzamubwite ntago tukivugana. Nyambo uwo muntu mwirinde ntago ari mwiza. Okay, wowe ndari kubikora yumva nta kibazo kirimo, ariko mwirinde kubera urugo rwawe. Ikibazo. Abaje. Ahongo barasetsa ubwo yarakubonye ngo numeze neza, aravuga ati kuki atari ngiye bamurongoye, ko atari ngiye bageze gute. Umva arya guhamagara. Rimwe na biri. Ubwo se aguhamagara kumwe na niyo. Ntabwo namwitaba. Nabyo byaba induru. Nabyo byaba induru, urabiswe niyo apirika yavuga ati mwitabe. Wanza kumwitaba kubera ko turi kumwe. Kwini mwana wanjye kwisobanura biragoye, ariko Rwema yaraduhemukiye cyane ku buryo rwose kumushyingira izo mbaraga ntazo nabona. Papa, ibyo ni ibibazo byanyu mwebwe nk'imiryango, nge ntabyo ndimo. Urukundo rwanjye na Kira ntabwo rwomba kubizamo. Uko mwahemukiranye ntabyo nzi. Papa, uribuka nkubaza ngo uwo Rwema ni muntu ki, ukambwira ngo ntago ari mpaka mumenye ngo abantu bose muziranye.
ubwo uzi intimba mfite ku mutima wanjye. Queen mwana wanjye, umuntu ni mugari, ushobora gusanga inshuti yawe ari umwanzi wawe, noneho hazamo ibintu by'urukundo rw'abana kugira ngo uzashyingire bikaba ikindi kigeragezo. Ariko nturashije nkubwije ukuri, ntabwo nashyingira kwa Rwema. Rwema ninde? Ubundi Rwema ni mwene wabo na Kiramani, ariko dufitanye inzigo ikomeye ku buryo ntashobora gushyingira inzigo rwose. Ubyumva ubyiteho, ni umuziro, ni umuziririzo, ntabwo byakunda. Nyine icyo kibazo nyine iyo nzigo ni iki? Mwana wanjye by'inzigo ntabwo bikureba kuko narwo ushobora kubigushyira. Papa naho ngaho nyine tutumvikana. Ntabwo wumva ububabare bwanjye wenda kusobanuza ntushaka kunsobanurira. Icyo ugomba kumenya nuko inzigo bari inzigo. Nyine ni inzigo ndabyumva, sibyo? Ariko se yatewe n'iki? Mwana wanjye bari abantu ni babi. Kwa Rwema n'abantu babi cyane n'abicaye. Jewe rero ntabwo nashyingira umuntu nka Rwema muzi neza. Nzi ko umuryango we hafi ya wose arabagizi ba nabi. Barakwiciye se? Si no kunyicira gusa ubwo barandangije. Ako papa, nimba uwo Rwema hari ibintu runaka mupfa, shimye no ko atari na papa wa Kera. Uretse ko niyo yaba ari papa wiwe, ntabwo ibyo ngibyo twe mwabituzanamo. Urukundo rwacu ntaho ruhuriye n'ibibazo mwe mufitanye. None se mwana wanjye ko nawe utajya utega amatwi ngo wumve, urashaka gushaka umuryango ntazakandagiramo? Kandi bora nari mbayeho nabi, cyane bajya bavanga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Imana iguhe umugisha kandi nawe uzagira umugore mwiza nka Mutesi, sibyo? Amen. Wasanga ari nayo misiyo yari yakuzanye ko n'ubundi waje utabizi ibibazo mfite, ariko iyo wanasubira hariya nyine wumve kungushimira ku byo wamfashije. Ntari bimuvanye. Ntabwo wibuka wa mukobwa wanzaniye izi voka ejo? Ntabwo wibuka ahantu twazikuye kuri cya gitariro hamwe muri ya nzu yari ahirya. Simbuka ugenda kumira amafaranga, naraye mwishyuye muha amafaranga menshi. Ntari namuhamagaye arahita yaguha. Ntari Mbese nzamubloke, nzamubwire ngo iki? Kandi abari kumbwira ngo rega ngo nta kibazo, ngo nta kintu kibengamije cyangwa nta kindi. Uzamubwiza ukuri nta kibazo. Kandi ikibazo kirimo uzamubwira uti umugabo wanjye arafuha. Kandi mu rwego rwo kwirinda, nkarinda n'urugo rwanjye. Nta relation zindi ndende shaka kuri nge nawe byacu byararangiye. Najye guhamagara wange kumwitaba bibaye ngombwa wanamubloka kwanza. Nakwandikira message uyisibe ntunayimusubize. Azageraho kwibagirwa nyine abone kutamwitayeho. Witaye ku rugo rwawe, ntabwo dushaka abantu baza kudusenyera turamwiyana. Ugeze jimwe kari guseguza. Nta n'ikintu kimusegeje turi kwigana. Baze kukumenyera nyine. Agaseka. Akora ukuntu abana bakura vuba. Iki ndebera we akakanya. Twiterane. Shaho muzanye hanze kandi sinkunda kumuntu. Twigendere mu rugo. Hehe, epfiriya. Sha none namubona nk'icyumweru gishize niyo yahita muterura akamwirukankana. Niyo rajyaza agashaka gatwara nka. Reba mama. Ishimwe. Hungo yanze. Hungo ya Jojo ko. Gahima muto. Ako ubuntu kurafite hano hasongoye nk'agahima. Yamuhaye akabongosho. Kuki nk'ababyeyi mutakicara ngo mushire urwango mufitanye aho ngaho murushire ku ruhande, sibyo? Duhuze nka famiye, dushire hamwe ubundi urukundo abe rwo dushire imbere. Nani se nyine urumva ibyo byashoboka? Kuki bitashoboka? Kandi haramaze kwitambikamo akatsi. Ubuse ko banyakiriye kuki utabakira? Bakwakiriye batakuzi. Ubuse nimba barabimenye mwageze kuri revo yo kuza gufata irembo atari uko mutaramenye. Queen mwana wanjye ndagira ngo usabe. Uwo Rwema wari umumenye uriya munsi. Ako papa kuki ukomeza kumbabaza? Si waretse kumbabariza umutima nawe mwana wanjye. Icyo mbona cyo rero papa kukumvisha byabaye ikibazo, sibyo?
igihari njyewe ubwo ndahitamo ngende nishyingire nimba ari iyo garukira aho ngaho nimba ari iyo nkwano uyihombe n'icyubahiro cyawe nacyo ugihombe. mva mubwire Queen mu byo utekereza kwishingira no kwijyana ntabwo birimo. Uratekereza ikibazo mfite utegereza igihe nzagikemurira ufata inzira ugende cyangwa se ngushakira undi mugabo uzagushaka. Ntabwo Kiramana uri umugabo wenyine. Papa ntabwo uzambuza Kira nimba unkunda ariko Kiramana sizemeza Kira ibyo by'ibibazo byanyu nk'amafamiye mu bishe ku ruhande bitabaye ibyo ngibyo ngenda yo. Ese wowe garuka hano Queen garuka hano uramukuvuye ha wijyanye uzabage wifashe.